Ibise wari ubizi mu gihe mu Rwanda mu minsi ishize amatike y'ingendo yateje impagarara, hari igihugu kitajya cyishyuza public transport. Mbese izi modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, urugero Nyabugogo Remera, downtown Nyamirambo cyangwa se Kigali Rusizi. Icyo gihugu ni Luxembourg, igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi hagati y'Ububirigi, Ubudage ndetse n'Ubufaransa. Burya kuri iyi si dutuye hari igihugu kitagira umurwa mukuru. Icyo gihugu cyitwa Nauru, igihugu giherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Australia. Ibarura ryakozwe mu 2022 ryagaragaje ko iki gihugu cyari gituwe n'abantu 12,668, kikaba gifite ubuso bwa kilometero 21 zonyine. Wari uzi ko se hari igihugu udashobora kubonamo inzoka? Inzoka ni inyamaswa wasanga mu bihugu hafi ya byose ku isi usibye kimwe gusa. Icyo gihugu ni New Zealand, igihugu giherereye ku mugabane wa Oceania. Usibye kuba muri New Zealand utahabona inzoka, kandi muri Greenland ho bagutumye gushaka urutozi, amahirwe yo kurubona yaba ari 0%. Greenland ni ikirwa giherereye mu majyaruguru ya Amerika, bikaba bizwi ko nta ntozi ziba muri iki gihugu. Niba warazengerejwe n'imibu uzajye kwibera muri Iceland. Iceland ni igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi, kikaba ikirwa giherereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantic. Muri iki gihugu nta mubu ushobora kuhabona. Ngayo nguko njye Ndayishimiye Fabulous.